ibihe byiza kuri mwebwe mwakoze subscribe kuri Jay Squeezer 250 ndabasuhuza cyane kandi mbifuriza kugira amahoro y'Imana nyagasani akomeze kubana namwe guys. Maginga yangaya amakuru nge mbona biteye ubwoba mukanya sinzi ukuntu nari mbyutse ndavuga nteka scrolling telefone ngiye kubona mbona nkubitanye n'undi muzigo cyangwa se nkubitanye n'indi video y'ababana b'abakobwa. Ndavuze nti Mana nyagasani, isi noneho igeze aho bita ku musozo. Nukuvuga ngo rero ngo bimeze bite? Amakuru nabashije gutohoza nuko uwitwa Emeline bishoboke kuba nawe inshuti ze za hafi zatangiye kumugira inama zo kuba nawe yakwihimura. Hahandi bakubwira ngo nawe se kubifite muri telefone, niba aribo ukeka ko babishyize hanze, nawe gerageza ugire gute, nawe gerageza urekure umuriro, urekure moto kibe kimwe. Ngiye nuko wenda kuri YouTube bitemewe ko umuntu ya playing ibintu nk'abiriya by'ibishizi by'isoni, ariko ngiye kubona mbona mwoka byaramwe video noneho umwana w'umukobwa ahenereje afunguye inyuma, barimo baramufata video abakobwa bagenzi be, noneho bakajya banamubwira ngo gerageze ngo asamure ngo ongera ufunge, asamura ongera ufunge, noneho iyo video bayoherereze umwe muri ba bantu cyangwa se umwe muri ba baganga basanzwe babatanyura ibyo bintu by'ibitsina byabo, muri ba bantu bajya babyagura. Video nuko wenda ntabasha kuyishyira hano kuri YouTube, urabizi ntago byemewe, ariko ndabibonye mitangira ubwoba, ndavuga ni Mana nyagasani koko ibi ni ibiki? Noneho ukabona nta nubwo birimo birakorwa n'abana b'ibitambambuga, n'abantu bagakwiye kuba ari abagore bazima. Ibaze kugeza aho umuntu arangiza kugira igitsina gisanzwe cy'umuntu mukuru w'umuadilite, none hakagira n'ikindi kintu cy'igitsina cy'icyongeranyo. Uwo muntu burya bakuze, uwo muntu ahubwo bari n'ibindi n'izina ry'Imana, nuko wenda tutazi ukuntu umuntu ashobora kuba yabyita, ariko uwo muntu aba yararenze no kuba umuntu, yaramaze kuba iki alien. Ako kantu niko boni nananiwe gushyiramo, abameze nk'ikivejuru. Urumva Imana ijya kurema abantu yaravuga ati reka mushyiraho akaboko ariko nkagoronzore kugira ngo katazamera nk'ak'igisimba, reka nkagire gutya. Noneho igiye kuguhereza igitsina, umwana w'umukobwa iguhereza igitsina kiringanira n'icy'umugabo wari wese ashobora kuba yakwinjiramo akanezerwa, ariko kitameze nk'ikinka cyangwa kimbogo. Ariko noneho kubera ko abantu batajya banyurwa, ukajya kubona ukabona nka Emeline nabo bakobwa bagenzi be bo bifuje igitsina cy'imbogo. Buretse gato playing wenda nka video, buretse gato playing video wenda ntago ndi wishyiremo hano muri screen, mumbabarire kubera ko bahita bayirega, mumbabarire ndabasabye. Ntago nayi playing hano ko bahita bayirega. Hano barimo baravuga kanzamure volume kugira ngo muhite mubyumva neza, none mubyumve ko aba bantu ni ibinyamaswa. Buretse gato umva hano, buretse gato ntangire, kanyitangire ngari kare turakadodo kawe hano barimo baracyasamura. shakisha urabyibuke paka ikidodo n'umutima kiri kugaragara. Dorinda shake wamaye mbabarira, ariko mbabarira unyumvire. Ni ukuvuga ngo yari yambaye ubusa buriburi, nyine umukobwa yari yambaye ubusa buriburi uko yavutse, arimo arakubita noneho amabuno. Ibira mwumvaga byavuga ngo pka ni amabuno n'amabere bigiye kubitaga ngo kwara kinti kora kati. Kaninywera akantu kuko ngiye rwose birandenze. Uwo ntago ari Emeline, uwo ngo bamwita Shakira, nawe nuwo basanzwe bagirana gute, basanzwe bagendana cyangwa se n'umushuti wa Emeline.
uyu Shakira yaje kunyemeza neza ibyo ba Kenisi bavuze, cyangwa se wenda ibyo abandi bantu bakomeza kugenda bavugaho, bavuga ko bano bana b'abakobwa bakeneye gupimwa mu buryo bukomeye cyane, kubera ko bashobora kuba barabaswe n'ibiyobyabwenge. Buriya yavugaga biriya byose ariko afite n'ifege ya danje. Uriya mukobwa ikintu yamubwiraga ngo wampaye, yarimo aramusaba ku itabi istrombi ingana gutya. Mumbabarire munyibwiriza ukuri, wenda nkanjye wenda murandeba ukuntu ninganira uko. Murabona baramutse banavuze ngo bangiriye impuhwe barampaye da, murabona hari ahantu najya mura nkara ntigenje. Oya, umva nkubwiza ukuri, nk'uko njya mvuga ngo hari imikino utakina udafite amafaranga. Iyi mikino y'ibitsina n'ibisambanire nayo ntiwayikina udafite uruntu rw'urududu rureshya rutya, runafite umubyimba ungana utya. Ntabwo ushobora kuyikina papa. Bareke nzirire ninywere, ariko imikino nk'iriya yo rwose namaze kukamanika, jyewe akaboko narakamanitse. Kubera ko aba bana b'abakobwa imiterere yabo ubu ngubu basigaye bafite ntabwo ari kiri imiterere ya muntu, ni imiterere y'inyamaswa, kandi nabwo z'inkazi. Za nyamaswa nini, harimo ingurube, harimo idubu, harimo amasiha, harimo ibintu by'ibinyamaswa bikomakomeye kandi bishobora kuba byagira uruntu rw'urutsina runini. Ariko tekereza nk'igitsina cya Merine nabonye, ugashyira igitsina cya Shakira kimbonye. Hari n'indi video nabonye ariko umwana ntabwo nabasha kumenya izina rye, ugashyiraho nayo icyo gitsina cye nabonye. Nibura kugira ngo biriya bitsina ubashe kuba wabiryoza bigacya, ni ugushaka kontineri y'amazi cyangwa se siterine yuzuye amazi, nibwo babasha. Urabona nk'uriya mwobo ubwawo kugira ngo uzavuge ngo uboneye isabune ijyamo, washawa kumwabye mu gihorera kababyeyi. Ari no mpamvu baba barakuyeho bakavuga ati genda wowe aho wagiye. Nabo banze gukora, bano bakobwa barabizi rwose. Ntabwo ushobora kuba wakorera igitsina nka kiriya kingana kuriya ngo ugikorere amafaranga y'umushahara ngo uzabone rwose ibyo kucyogesha, ngo uzabone ibyo gutuma nyine gikomeza gusa neza. Reka da, kirazira kikazirerezwa. Uzi ko abo bana b'abakobwa bagiye bagafata igitsina bakakirarika koko. Nk'ukuntu umuhinzi agenda agafata ibishyimbo bye akagenda akajya bibagara. Nabo mu maso bakemera hakajyamo ubutuna nta kibazo, mu kanwa ntibahaborosa, ariko ku gitsina bakamekinga shuwa neza ko cyagutse mu buryo bunini cyane kandi kirimo kirarekura amazi ahagije. Urumva uwo muntu rero nawe mu mutwe haba hagomba kuba harimo vide, zero. Uretse wenda kuba yagenda akiryamira hariya akagarama cyangwa se agahena bakarongora, nta bundi bwenge na buke bwo kuba bamubwira ngo kora ino bizinesi. Reka da, abakobwa bose bari muri no mikino ya ba Emeline na ba Shakira n'abandi, uretse bizinesi y'akabari yonyine cyangwa se bizinesi yo kuba nyine bihurira n'abagabo bisanzwe nyine kwaje kwa ndani kwa arabwenge, nta yindi bizinesi baba bafite mu mutwe. Kirazira kikazirizwa. Mu gihugu abana b'abakobwa beza bashobora kuba bakora bizinesi nziza cyane zo kudoda imyenda y'abagabo, kandi igihugu kigatera imbere. Ariko abangaba bo bahita bakubata ninde wajya kudoda kandi mfite amaguru yanjye ngiye nshobora kuyagenda nkayafungura ku munsi nkinjizamo abagabo 200 bakagenda basize inote ya desi. Icyo upfa gusa ni ukugenda ukigurira byeri, wamara kwigurira byeri ukagura n'udutabi bita ngo danihiri. Ubwo urumva abenshi ntabwo baba bagishaka kunywa ngo intore ari ukuntu ngibiciriritse, baba ngo ubutabi bita ngo danihiri. Ukigenda ukigurira agapaki kawe ka danihiri, bishobora kurangira ijoro ryose urongoye abakobwa nka 17. Mu gitondo ukabyuka ubahereza inoti y'ibihumbi 2 cyangwa se 3 byo kugira ngo baze kuza kwinywera kaboyiro.
urumva ahantu urubyiruko rwacu rugeze. Suko imirimo yabuze, oya, ntabwo imirimo yabuze, kirazira kikaziririzwa. Ese abo bahungu batanga ayo mafaranga cyangwa se wenda abo bagabo batanga ayo mafaranga bo bayakura he uretse wenda mu mirimo? Nibyo nyine bo barashaka kwiberaho ubuzima buri izi, nzafungura amaguru bashake bashwanyaguze, nibashaka bazakubite bashwanyaguze. Noneho akandi kantu karushijeho, umuntu yabashije kuba yampumura, umuntu yambwiye ati Jesco izo mipango rero abo bana b'abakobwa uzi impamvu se wumvishe ikigo cy'igihugu gishinzwe iki nimba ari minisante iratangaza minisante yatanze nimba ari gishinzwe ubuvuzi mu Kinyarwanda simbizi. Uzi impamvu cyavuze ngo nibura abakobwa bagera ku 300 ngahe mu Rwanda bavuyemo nyababyeyi? Abo bana b'abakobwa amakuru yewe mfite kandi mfitiye gihamya ngo akenshi na kenshi bajya gukuza muzoza nyababyeyi kugira ngo bagure neza umwuga wo gusambana, ndetse hari n'abandi ngo bafungishije imihango, ugasanga nyine umukobwa bayeho nyine ameze nk'agasore anytime, igihe cyari cyo cyose wagenda ukinjira. Urumva none ibaza umwana w'umukobwa ukiri muto umaze gufungisha iyo mihango, bya bintu by'ibyanda byose byagakwiye gusohoka byose biragenda bikistakingira muri stomach ye, biragenda bikiberamo nyine. Ndabivuga abantu bakavuga ngo na Jesco izo mipango, ariko muzabibona. Reka ndekera aha ngaha.